Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero muri kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho twe twahisemo kubibabwira bariho babyumva tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko badasanzwe mu buzima bwacu nibyo rero twe tubwira abantu dukora ama surprise niwo mwihariko wacu ibi biganiro tuba tubikora kugira ngo twungurane ibitekerezo ariko umwihariko wa Mubwire TV twereka abantu urukundo duha abantu urukundo ntago baruvuga urukundo bararutanga fatanya natwe rero guha abantu urukundo mudutume muduhamagare tubwire abantu ibyiza byabo tubacurangire tubahe indabo nibyo twe twikorera nababwire rero ko twabazaniye studio dufite studio ifotora turafotora pe amafoto meza ndetse dufotora no mu bukwe mu birori byose event yose waba ufite uraduhamagara tukagufotora dukorera Kimironko duteganye na MTN hejuru ya Sako niho Mubwire studio iba hafi neza y'isoko cyangwa hafi ya gare ya Kimironko iyo uvuye kuri gare nta n'iminota 10 irimo ni iminota mike cyane aho hantu waduhamagara kuri 0795 rimwe inshuro enye 666 iyo niyo nimero ya Mubwire studio muraza twaba amafoto meza ndetse ku gihe service nziza kandi yizewe hanyuma rero abashaka kudodesha murabizi ko umutayeri mwiza ni Grace hanyuma abakeneye imyenda myiza ni Kwanona abakeneye imodoka ni kwa Fabiola Grace w'imyenda doda 0788559573 hanyuma none kuri 0788707835 abana abakeneye imyenda hanyuma abakeneye imodoka kuri 0789811397 uwo ni Fabiola wabaha imodoka nziza uyu munsi rero nje kwiganirira n'abantu bameze nkanjye rimwe na rimwe bijya bimbaho abantu bakunda kwica gahunda cyangwa se abantu si ukwica gahunda ngo ntibi ahubwo ikabaho ubwo watinze cyangwa wakererewe abantu rero mukunda gukererwa kwica gahunda nyine kutubahiriza igihe nje kubabwira umuti nabonye wadufasha kugira ngo twubahirize gahunda tugikora ibintu byacu neza ndetse na wenda tugiye kureba n'abo dufitanye gahunda tureka kubakomeretsa mu mitima kuko ifitanye n'umuntu gahunda ugakererwa usanga yababaye usanga yarakaye cyangwa yavuye muri mudu yaraje nimba mugiye gusohoka nimba arano mwari guhurira ugasanga nyine wamusubije inyuma mu bitekerezo uyu ni umuti mbazaniye rero twese tuwumweho kugira ngo gahunda zacu zijye zigenda neza ikintu nje kubabwira kizagufasha kujya wubahiriza igihe nimba ufite fata agenda cyangwa ufata agakayi cyangwa ufate nyine karine uzajya wandikamo gahunda ufite wandikemo gahunda ufite nimba ari z'icyumweru nimba ari z'ukwezi nimba ari z'umunsi uzandikemo ubu bizi ngo ku itariki 15 kwa kabiri n'urugero sangahe nzajya nyuma yaha nzajya nyuma yaha nzajya ibyo bintu bizagufasha kandi ya agenda ntuzagende ngo uyibike muri tiroir ahubwo ujye ukora uyisubiramo uhora ureba gahunda ufite wiyibutsa amasaha wiyibutsa aho bizabera bizagufasha kubahiriza igihe noneho aho ngaho ujye wandikamo gahunda zose ufite nimba ari ubukwe nimba ari anniversaire nimba ari abantu mufitanye gahunda nimba ari gahunda yo gusenga byose ubishyiremo bizagufasha rwose ko gahunda zawe zizajya zigenda neza icya kabiri rero raruteguye imyenda hari igihe uzinduka wenda ugiye ngo muri bridal shower ufite dress code wenda murambara umukara kubera stress ntiwarateguye umwenda uravuga ati mukanya ndagenda wajya kureba ugasanga ikanzu ugiye kwambara wenda ni umukara ifite kakamashini gato wenda karafashwe karacitse cyangwa se waranabyibushye ntikigukwira cyangwa se warananutse cyabaye kinini ugasanga ukerewe uri kujya mu myenda uzunguruka usubiramo ureba inama rero nje kukugira izajya ituma udakererwa daruteguye umwenda nimba ari n'abana mufitanye gahunda muri bujyane cyangwa ari ukubajyana ku ishuri darubizi neza ko uniforme zabo zimeze neza ziri ahantu ziteguye nimba ari ahantu muri bugende gusura rara igikapu cyabo wagishyizemo imyenda ibyo bazakoresha kugira ngo uze kuba turi igikapu mwiruka mugenda udakererewe birababaza kubona watembereye ahantu wagiye umwana akimenaho ibyo kurya akimena afata wajya kureba ugasanga wenda ni umubebe ntago wazanye bavete we baba we nayibagiwe baba we sinabyutse baba we mutantine ntiyapakiriye agapira ko guhindura tantine ntiyanzaniye pampa kubera iki
wowe rero kugira ngo ujye ubyubahiriza bitazongera no gutuma abantu bakunyuzamo ijisho, tegura neza ibikoresho wumva uri bukenere, ubishyire hafi, biragufasha kubijyana ndetse bigende neza. Ikindi kintu rero, menya neza ikintu kizajya kigutuma nyine wubahiriza na gahunda. Menya ngo mfite aya mafaranga agomba gukoreshwa ibi. Abantu bamwe na bamwe abagore ni bamwe na bamwe simushyizemo, wenda wowe ntabwo bikubaho. Hari igihe tugenda wagera mu mujyi ukabonye iherena ukabura ari kuzi, ukaba ukeneye umufungisha, ukabonye inkweto mananye ibi papa ndabikeneye, ibi bintu urabikeneye, kandi amafaranga wari ufite ni minervare wenda y'umwana yuzuye, uvuga ngo ubusengo biragera kwa gatatu ntarabona 5 kamenigureho amaherena ni meza kandi ndabona bari kuyagurisha make. Nta gahunda yabyo wari ufite. Ibyo bintu rero birakwicira gahunda. Ugiye mu bintu utateganyije, ugiye mu bintu bitari ngombwa, biguteza igihombo ndetse bitume habaho n'ubwumvikane buke hagati mu muryango. Kubera iki? Icyo baguhereye amafaranga, icyo amafaranga yarateganyirijwe gukoreshwa ntabwo ari cyo yakoreshejwe. Ikindi, ibintu bizakurinda kutubahiriza igihe nyine cyangwa kutica gahunda, bifata n'umwanya uruhuke, kuko hari n'igihe bimwe bipfa kubera ko unaniwe, bimwe uri gukererwa mu kazi, uri gukererwa muri gahunda kubera umunaniro. Gira rero umwanya uvuga ngo uyu mwanya ni gahunda yanjye iriho yo kuruhuka, ni umunsi wanjye wo kuruhuka, ni umunsi wanjye wo guturiza mu rugo nkashyira ubwenge ku gihe, cyangwa se ni umunsi wanjye wo gusohoka, ni umunsi wanjye wo kujya ahantu nkafata akayaga, bitewe no kugira ngo gahunda zawe zijye zigenda neza. Iyo waruhutse neza ubasha no kubahiriza izindi gahunda ufite. Ibi bintu ngiye nibyo narebye mbona biri mu bintu byagufasha kubaho udapanitse, udafite stress ndetse utica gahunda, utari umuntu ubangamiye muri societe, utari umuntu ubangamiye inshuti zawe, utari umuntu ubangamiye umuryango, utari n'umuntu ubangamiye mu rugo rwawe kubera ko hari ibintu bimwe ukora bitameze neza. Ibintu byubahiriza cyangwa nawe ukareba ibindi byagufasha gutuma wubahiriza igihe, gutuma buri gahunda yose ikorwa mu gihe cyayo bizagenda neza. N'ahandi rero ni kuri Mubwire TV, mubane natwe, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment. Ikindi, muze kuri Mubwire Studio mudusure, tuba amafoto meza, ndetse abankunda abakunzi banjye bakunda ibiganiro byanjye bandi munyandikira, bizaba ari byiza, tuzadufashanya turushaho kungurana ibitekerezo. Murakoze, amahoro y'Imana bane nawe.